Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahatangizwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarariye imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye wongeza umuvuduko. Niba wari uri kugenda wenda kuri kilometero 25 mu isaha uhita wongeza umuvuduko. Bari kukubwira ngo ongeza umuvuduko, umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Muri make utware muri kilometero 25 mu isaha hano wabonye kino cyapa bahita bakwandikira. Ariko utwaye muri kilometero 80 nta kintu bagutwara. Bari kuvuga ngo ongeza umuvuduko, umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Ikindi ntabwo buri gihe ahoramo 30, bashobora gushyiramo 40, 50, 60 bitewe n'ahantu ugeze. Rero kino cyapa kiba kikubwira ko umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ari uwo nguwo uri mu birango. Hariya harimo 30, niyo mpamvu twavuze ngo ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Habaye impanuka, hari umuntu ukomerekeye mu mpanuka. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? A, kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C, gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D, guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje ugahita umuhereza fanta. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Ngo niba hari umuntu ukomerekeye mu mpanuka, wenda ni imodoka iragonze, uba ugomba kumurekeramo. Ariko ubonye nka esansi iri kuva mu kinyabiziga iri kugenda igwa hasi ku buryo isaha n'isaha ashobora kuza inkongi, mumukuramo. Noneho akaba cyangwa ikinyabiziga cyakoreye impanuka mu muhanda ku buryo gishobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga, nabwo mumukuramo. Ariko mukahita mwibuka no guhamagara ababishinzwe
zaba inkeragutabara cyangwa se abapolisi bo mu muhanda, ugahamagara abapolisi rimwe rimwe kabiri n'imbangukiragutabara. Ndizera ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, ndizera ko utari wayihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? Igihe kigenda hamanuka, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, se igihe gifite feri y'urugendo? Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, inshuro ikinyabiziga cyajya mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora ni imwe. Ni igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, mujya mubibona wenda habaye impanuka, ikimodoka cyaguye nk'iyopfa munsi y'umuhanda, hakaza ikindi biramwita ngo ni breakdown, kikaza kugikurura cyangwa kikaza kuguheka. Niyo mpamvu uba ushobora kugenda mu muhanda ikinyabiziga cyawe moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Nibwo buryo bwonyine ikinyabiziga cyajya mu muhanda moteri itaka na vitensi idakora. Ndizera ko waramutse amahoro B. Igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma ushaka kugutepasa. Ntabwo umuhamagara, ahubwo ukoresha itara. Iryo tara riba rigomba kuba risa icyatsi kibisi, ariko se ngo riba rigomba gushyirwa hehe? Ku kinyabiziga cyawe. Wenda umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akuretse ko ashaka kudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye koresha itara ry'icyatsi kibisi. Ngo none rishyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma hegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ubundi ririya tara rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, yakagombye kuba ino B, ariko bashyizeho iburyo kandi abari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko ndabizi neza kino kibazo bajya bongera bakakibaza noneho babishyizemo. Uhita ubikora kuko rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko waramutse amode, ndizera ko ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya babikosoye urahita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mw'isi baduhaye ukaba wabona rino tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura mu ntera ingana iki? A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wabonera ikintu muri metero 100 ari ku manywa ukakibonera muri metero 20 mu ijoro?
ntibibaho kubera ko umuntu nanagucaho wenda telefone iri kwaka ari ku manywa ntabwo uzabibona, ariko naba ari nijoro uzahita ubibona. Ushobora no kuba uhagaze i Nyamirambo wareba za sonatibe ukabona amatara ariyo ari kwaka. Kubera iki? Kubera ko ari nijoro, ari ku izuba ku manywa ntabwo wabona niba riri kwaka, nibwo yaba ari umuntu ukuri iruhande ntabwo ubibona. None intera yo ku manywa iruta iya nijoro. Ese wabonera ikintu muri metero ijana, itara muri metero ijana riri kwaka ari ku manywa, haba ari nijoro ukaribonera muri metero 20? Iryo tara ntaryo baravumbura. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Intera zose zo ku manywa ziruta iya nijoro. Ndizera ko waramutse ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona ari mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D. Parikingi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose. Ahantu ubonye kino cyapa uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Muri make uba ugomba kugiparika kwa kundi kiba kitisuma kitazimye. Wenda ni umuntu ugiye kwinjira mu modoka cyangwa nta kantu ugiye gufata ariko utarahagarara umwanya munini. Akenshi uzabona munsi ya kino cyapa haba hahagaze nk'abamotari, ariko nawe uba wahagarara upfa kutahagarara umwanya munini. Ndizera ko waramutse B. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Mu ntera ingana iki? A. Metero 100, B. Metero 200, C. Metero 50, D. Metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Metero 50. Kiba cyavuze ihoni, waba ukiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Ikibazo cya munani kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'ijyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Ibinyabiziga ndakumirwa na B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda, mwumva ko iyo bivugisha ihoni ntabwo riba rihuye n'iry'ibindi binyabiziga. Nka ambulance izaguceho wumva ukuntu ivuza ihoni, uzumva bitandukanye n'iby'ibindi binyabiziga. Na bino binyabiziga bikora ku mihanda nabyo bigira amahoni adasanzwe. Rero ndizera ko waramutse D. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikindi kinyabiziga kigenda kigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze.
nka velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse icy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira, kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asati: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiri kubuza ibindi binyabiziga byose kukinyuraho, ariko ibyo wemerewe kuba wadepasa ni ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, haba harimo ibirango 2, imodoka 2, iri iburyo, ibiri mu mukara, ibiri mu moso, ibiri mu mutuku. Bari batubwiye amabara y'ibimenyetso n'umutuku n'umukara. Niyo mpamvu nizera ko wari wamazitamo B, niyo mpamvu waramusikandika ku papuro utari wahisemo, nikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Kibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara asati: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyapa kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubwiye ngo ku ibirango ni ibara rimwe ry'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse umweru nta kindi kintu barengejeho, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko warebera video rero nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa ukoresha iyo nimero tukaza tukakwigisha mudasobwa kajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ni mutwandikire rero cyangwa muduhamagare tuze tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, B aho abana bageneye kwiga gutwara amagare, C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, D abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo abanyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo velomoteri abari inzira ya velomoteri itegetswe. Harimo ikinyamitende abari inzira y'ibinyamitende itegetswe. Hano harimo abanyamaguru n'ibinyamitende. Niyo mpamvu duhisemo C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 12 kikabaza ngo
igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buhe buryo: icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahakorerwa imirimo, wenda ni imirimo iri gukorwa mu muhanda niko batubwiye. Ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubikuramo. Rero ahakorerwa imirimo hagaragazwa n'icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kivuga ngo deviation, kuyobya umuhanda. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibyo byapa biranga bakoresha ibitegeka, bakubwira ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, icyerekezo gitegetswe kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uca cyangwa aho bayobereje umuhanda. Ndabizi hari ikindi kibazo babaza, niyo mpamvu mbitinzeho, ariko cyo baba babajije amabara y'ibyo byapa bashyiraho, uzavuge ko birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo umweru n'ubururu. Ndizera ko ramsa model, rero ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ikamyo iyo ari yo yose ntishobora kurenza ibihe bipimo: A, toni 10, B, toni 16, C, toni 24, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibushobora kurenga toni 10. Hari amakamyo menshi yarenza toni 10. Ntibushobora kurenga toni 16. Hari amakamyo menshi yarenza toni 16. Ntibushobora kurenga toni 24. Hari amakamyo menshi yarenza toni 24. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi. Hari nk'ikamyo iba itwaye andi makamyo, ugasanga ikamyo itwaye nka toni 40. Niyo mpamvu rero badatubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ushobora kurenga bino bipimo baduhaye rero ibipimo bito. Hari amakamyo menshi yabirenza. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo: A, rifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Aba ari urukiramende. Hari abantu baba batazi gutandukanya kare n'urukiramende. Kare aba ari impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Noneho urukiramende aba ari impande enye, ariko harimo ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero kiriya cyapa cyo kiba gifite ishusho y'urukiramende ubuso bw'ibara ryera. Ndizera ko ramsamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa umuhanda?
A bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo wamenyeshejwe. Niba ugiye gukata ibumoso ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, hari igihe wenda azaba yatangiye kukudepasa, nutinda kumwereka ko ugiye gukatira ibumoso mube mwagongana. Rero bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. Niyo mpamvu uba ugomba guhita ubikora hakiri kare kugira ngo abandi baza gukoresha umuhanda baze guhita babona ko icyo ugiye gukora bamenye ko bagomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ibyo byose ni ibibazo bababaza. Impamvu mba mbivuze hano kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru. Gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikindi wagize ikibazo ujye unyandikira kuri WhatsApp nkusobanurire. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegereye umuhanda unyerera. B imbere ipine ryapfumutse. C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Impamvu bagishyiraho hari agace ugeramo kakaba karimo ibyago byinshi bitandukanye. Hakaba harimo umuyaga w'intambike, amabuye ahanuka, utudundo, umuhanda unyerera. Bakabona bataratondekaho ibyapa 5 cyangwa 7. Bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Ubwo rero iyo ukibonye uba ugomba kumenya ko ugomba kwitonda kubera ko hegera icyago kidasobanuye ukundi, icyo cyago gihari ntacyo bakubwiye. Ukamenya ko ugomba kwitonda kubera ko banze guhita bakubwira ngo n'umuyaga w'intambike, ukagenda wishyizemo umuyaga w'intambike ukabona ibibuye birahanutse. Wakubwira ngo hari ikoni iburyo ugasanga wenda hari n'utununga mu muhanda, umuhanda utaringaniye. Rero bagomba kuvuga ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda ugahita ugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A gisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B ahegereye umurongo ukomeje. C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni se igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Niba byari ibisate 4 bikaba bigiye kuba 3, niba byari ibisate 3 bikaba bigiye kuba 2, niba byari 2 bikaba bigiye kuba 1. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda kubera buryo A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Batubwiye ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ngo none ngo hariya ngo ibinyabiziga ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, kandi birashoboka ko byagenda biteganye, cyane cyane kwa ino mihanda y'i Kigali hari igihe ubona nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, bikaba ngombwa ko ikinyabiziga kimwe cyahagarara iburyo ikindi ibumoso bikaba birateganye ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Ibi byo nibyo bibaho ahubwo. Rero batubwiye ngo ntibishobora kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tari wayihisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga 2 bibujijwe ahakurikira. Kudepasa amakamyo birabujijwe. Icyo wemerewe kunyuraho ni ikibiziga 2 harimo nka za velomoteri n'amagare n'iminyamitende 2. Bibujijwe hehe? Ahafitemo iyo hari umuhanda ufunganye, B hafi y'aho abanyamaguru banyura, C hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku bindi binyabiziga byose amakamyo nk'uko nari nabivuze birabujijwe. Icyo wemerewe kunyuraho ni ikibiziga 2. Hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Kuvuga ngo iteme ni ikintu kimwe no kuvuga ngo ikiraro, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, ndetse naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.